hari umugabo ufunzwe witwa Ezekiel, ni dosiye ndende, ari perezida wa Sako ya Muganza mu Kibaya, Muganza cyangwa Bugarama. Hanyuma akora no muri Compassion, perezida wa Sako agakora muri Compassion. Uyu mugabo ubu utari mu maboko ye yigeze gufungwa, ariko icyo gihe yafunzwe ngo mu gihe byagaragaraga ko yigwijeho imitungo. Noneho ubwa mbere afungwa, abaturage bamwe bavuga ko icyo gihe afungwa byakekwaga ko, kuko uyu fanwe Ezekiel, uyu Ezekiel ngo yaba ari muramu wa Padiri Nahimana. Biza kugaragara ko hari itsinda ry'abacamanza, nabwo harimo uw'umudamu, bakurikiranye baza gusanga hari n'abakomisiyoneri benshi kandi bakusanya amafaranga akajya muri izo nzego. Uwa mbere rero ku ikubitiro basanga Ezekiel. Hari umudamu waje aho, ari umwarimukazi Nyiramanyenzi Jeannette. Komisiyo yasesenguye ubujurire wayigejejeho, ikaba yarasabye ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe gukuraho igihano wahawe cyo kwirukanwa, ugasubizwa mu kazi kandi ugahembwa imishahara wabikiwe. Ugira amahoro. Yego. Bakunzi ba KOP Karegeya Omar, pano aha duhagaze ni mu kagari ka Nyarusange, umurenge wa Muhazi. Tugeze ahantu bakora ibintu byiza cyane, Kasa Center. Ngwino sha, ngwino wo genda uzane cya cyapa cyawe uzamure. Umudugudu we umudugudu wa Kavura. Tuhaciye twakunze ikawa yaho, bafite n'ibyumba, bafite n'amasare. Yes, murabibona. Free test ni ukuvuga ngo kumva n'ubuntu, nibyo gusogongera n'ubuntu. Twanyuze tujya i Nyarusange juste hafi ya Inirake, aho twari twasuye abavandimwe b'Abanyamayaga. Nshimira Abanyamayaga kuko ikiganiro cyawe Mwezi Marie Claire bagisharinze. Nahageze sanga abantu twari kumwe bose barabizi ko kuwa gatatu niriwe Inyamiyaga. Aha rero tuhageze, kera bahitaga ngira ngo plage, iki gice bakitaga plage. Batazi n'umuhanda witwa Poilour uva mu Byimana ugahinguka aho bita kuri Avega, wa muhanda wo hepfo. Iyi Kaza Center rero niho iherereye. Hari ibikorwa byinshi byiza, bafite n'ubundi buryo bwiza bwo kwamamaza. Nkuko mureba, hari umukobwa mwiza hano, iyo yumvisha imodoka ihinda apfa kumva ijwi rya moteri, ahita azamura icyapa kivuga ngo hano gusegongera n'ubuntu. Ibyo gushimba ni byinshi hano. Barotsa, bakira abantu, bafite ibyumba, bafite inzoga, bafite amasare y'ubukwe. Ni ahantu ho kwishimira cyane, ariko n'utwo dushya ubwatwo. Umuco wa kunywa kafe mu Banyarwanda si ibintu bigize, umuco wo kunywa kafe si ibintu bimenyerewe hano mu Rwanda, ariko n'umuco wo kwamamaza nk'uko mureba uriya mukobwa aba yabyitabiriye, n'abandi twabashije kubona bakatwakira, twasanze ari ibintu byiza cyane. Muntu rero uvuye i Kigali, ugiye Kayonza, ugiye Nyagatare, ugiye Gatsibo, ugiye Ngoma, ugiye Kirehe, aho waba ugiye hose, agakawu ka hano ntikakagucike. Kafe yabo rero ni free test, free test ni ukuvuga ngo gusogongera n'ubuntu. Murabona bayingejejeho kandi rwose ni umuziga ryinyo, ni umuzigizigi, ni umuziga ryinyo ya yindi ivugisha umugabo amangambure. Ni kafe nziza. Aha hantu rero ni inyuma gato y'umujyi wa Rwamagana, abahazi cyane. Kera ni nko mu gikari cya za Dereva. Bafite serivisi nyinshi, abafite abakozi bafite courage y'uburyo bwo kwamamaza. Tuhageze bitunguranye, ariko ikigaragara cyo nuko ahantu bakora neza. Yes, Donata, amakuru.
hano mukora iki? Yes, icyo nari nibagiye kubabwira nuko hano harimo abafana Christian. Uyu ni umukunzi w'akadasohoka wa KOP. Christian, tubwira ikiganiro wakunze kuri KOP. Nakunze ikiganiro ejo mwacishijeho ubwo waganiraga n'umutumirwa muganira ku bintu biri kubera Igoma. Ubwo ni Viator. Urakurikira cyane. Nyuma yaho hagiyeho ikindi kimwe. Ni byiza rero urumva ahangaha rero imiti ikoranye uko tu Casa Center irimo abantu bamwe babafana ngira ngo alo boss. Aha muhakorera iki? Tubakorera ibintu bigiye bitandukanye, fast food. Yego. Ibiryo byihuse. Byose mukeneye byose ushobora kuza. Ibintu mbona bimeze nk'imbehe se ya. Aya ni amasahani. Aya niyo masahani yanyu. Izamure neza, ni isahane ijyanye n'ibidukikije, ntabwo ikoze mu ibumba, ntikoze mu cyuma, ikoze mu giti. Kuki mwahisemo gukoresha amasahani yo mu giti? Kuko aya masahani niyo masahani meza. Ni amasahani atangirika, ni amasahani atabika umwanda, yumuka vuba neza. Yego. Aya ni amasahani meza cyane. Utu ni two mutangamo amasosi. Ni ukuvuga ngo hano ibikoresho byaho byose bikoze na organique. Nta binyabutabire biba birimo. Hanyuma tugeze ahantu hasa n'ibintu bikoze mu mafarini. Dona wakomeza udusobanurira ni ibiki mukora mu mafarini hano kuri Casa Center? Okay. Katugende. Iri gare se hano muze mumfashe. Iri gare ni iry'abanyonzi, ni iryande? Ego. Nibidufasha kutunda ikawa yacu tumaze kuyisarura. Murayihingira se? Murayihingira. Ego. Iyi ni ikawa nteruye. Ikawa irositi irakaranze. Hanyuma isekuru? Iyo sekuru. Ni imwe muyisekurira? Ubu ntabwo disekura ariko kugera twarayisekura tutarabona ibyuma. Iyi ni ikawa, iki ni igiti cy'ikawa. Iri ni igare riyitwara riyivana mu murima. Iyi ni isekuru yisekura. Ego. Hanyuma hano mugakaranga. Ego. Nanjye akaniceho n'agasonga bugari. Umuntu ashobora kwicara muyitora cyangwa umuntu anayinywa. Yes, urakoze cyane. Murakoze cyane. Reka turebe ahakabaye nko mu gikari. Donata, komeza udufashe. Aha ngaha hagenewe iki? Yego. Ibyumba ndabona bijya gusa n'ibyo muri Dereva naha cyangwa ni amabingaro? Aho ni ibyumba, izi ni bingaro. Ndabona bifitanye amabingaro ajya kumera nk'ayo muri Dereva, bifitanye isano. Yego. Yes. Donata rero twizere ko abakozi banyu n'abakiriya banyu nabo mwe muzajya mubashishikariza yego ubwiherero muzajya mubashishikariza gukurikira ibiganiro bya KOP. Hanyuma n'abandi badukurikira bakurikira ibiganiro byacu uko bafashe inzira yo kuva i Kigali bakirenga mu kabuga ka Musha, bakirenga kwa Karangara, bakirenga Byimana, mbere yo kugera kuri Avega bakibuka ko mu kaboko k'ibumoso munsi y'umuhanda hari Casa Center umuhanda witwa Poirot. Ni ukuvuga ngo uva Kirehe, uva Nyagatare na Gatsibo na Kayonza na Ngoma, ngo ni mu kaboko k'iburyo munsi y'umuhanda. So mwakoze cyane rero kandi mudusubiriza abakiriya banyu. Turifuza ko abakiriya ba hano bose baba abakunzi ba KOP, n'abakozi ba hano, n'abakiriya n'ababosi ba hano. So mwakoze cyane rero akaganiro twari tugiriye hano kuri Casa Center mu kagari ka Nyarusange, umudugudu wa Kavura. Ariko nta hantu hazwi, ni nkaho ari nko mu gikari cy'umujyi wa Rwamagana, ku muhanda bita Poirot uturuka ahitwa Byimana ku gahanda kajya Gishari, ugakomeza ukaza guhurira n'undi uvuye mu mujyi, bigahurira
aho bita kuri Avega hafi na station. Ko wanjye zamura yes. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa ibiri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. Bakunzi ba KOP twongeye kubasuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Uyu munsi ni umunsi itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane. Benshi bajyaga bavuga ko ari umunsi wo kubeshya, hari aho byakomotse ariko ntago twazinduwe no kubeshya. Turabifuriza gutangira ukwezi neza. Ukwezi mubizi ko kuba kugoye, kubamo igihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. uyu mwaka tuzibuka ku nshuro ya 31. ubwo mu buryo tuzakora n'ibiganiro bijyanye n'iyo gahunda. Mvuze ko kuba kugoye kubera ko abantu benshi basa naho basubira muri ya mateka no muri ya mudu yaranze ibyo bihe. Buri wese agatekereza aho yarari, byamubayeho, atekereza be. Tuzakora ibiganiro, tuzakorana ibiganiro. Hari umuntu w'umunyamayaga wanyemereye ikiganiro, tuzakora n'ibindi ariko tuzajya no ku nibidushobokera tuzajya numva nzajya kwishura aho twize, aho twakoze natwe ikimenyetso cy'urwibutso monima twakoze kuri TTC Bicumbi. Naho tuzajyayo tugakorera ikiganiro kuko ubwo twajyagayo mu kwa gatandatu k'umwaka ushize ntabwo twajyanye ibikoresho. Rero umunsi tuzasubira tuzatwara ibikoresho, nzavugana na bagenzi banjye nitwemeza itariki, numva iri inyuma cyane nzajyayo njyenyine. So ibyo rero ni ku kwezi dutangiye ubu ngubu. Ni ukuri ko iyo tugeze muri kuno kwezi abantu imitima y'abantu ibitekanye gakeya. N'isi yose ikadufasha ku itariki 7. ubwo ni ukuvuga ni kuwa mbere w'igitaha. Isi yose igomba kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo muri iyo cadre ni nk'agatangazo gatoya. Nibaza ko ibyo mwumvaga bya concert yagomba kubera i Paris byarangiye bihagaritswe. Ngira ngo hari n'ibaruwa officielle ya police ya France. Nari nyifite. Voilà, Paris, communiqué de presse, mardi le 25 mars 2025. Umujyi wa Paris wandikiye préfet de police umubuza ko iriya konseri yitwaga Solidarité Congo yo ku ya 7 Mata 2025 ihagarikwa. Nibaza ko ubu ari byo biri current. Nubwo ntari bwisome yose, avuga ati tariki 7 z'ukwa gatatu umuyobozi w'umujyi wa Paris abisabwe na ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa bwana François Nkurikiyimfura na perezida wa Ibuka France bwana Marcel Kabanda, perezida wa Communauté Rwandaise de France bwana Christophe Renzaho na Tubeho Family ishyirahamwe
ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda banditse basaba umuyobozi w'umujyi wa Paris kuba yahagarika iyi konseri yari igamije mu gukusanya amafaranga yo gufasha abana bo muri Congo yagomba kubera muri Accor Arena tariki 7 Mata 2025. Uvuga ngo umujyi wa Paris, umuyobozi w'umujyi wa Paris yandikiye polisi ko icyo gitaramo kitazaba. Ubu niyo makuru, cyetse ni haza ndi nta kikibaye kuko uretse no kumva nta nuwabyoroshya kuko itariki 7 zo zirazwi, narabivuze zirazwi. UN yarabyemeje ko ibihugu byose bigomba kubahiriza bagafasha bakibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda isi yose nk'icyaha cyakorewe inyokomuntu. Narimo mbivuga n'aba bantu, usibye ko mvuze ngo bari kuba bagiye gupfobya nubwo bashakaga inkunga zo gufasha abana, ariko guhitamo itariki ihuza no kwibuka ntago byari byo. Icyo ni kimwe. Ikindi nuko isi yose yibuka kuri 7 z'ukwa 4, hanyuma mu Rwanda hakaba icyumweru cy'icyunamo kimara iminsi 7, ariko tukanibuka ya minsi 100. Amahanga rero yo ni uwo munsi w'itariki 7. So iyi konseri rero mu minsi 365 igize umwaka, muri 364 bakabaye barashatse indi tariki, usibye ubushotoranye niko nabivuga. Bakabaye barashatse indi tariki mbere ya 7 cyangwa nyuma ya 7. N'ibyo ngibyo muri make nicyo nashaka kuvuga ku bijyanye n'iminsi tugiye kugeramo. Hanyuma uyu munsi turavuga ku turere tunyuranye: Rusizi, Nyamasheke, Nyamagabe, Rulindo, Nyaruguru, Nyanza. Ariko umwanya munini turawufata kuri Nyaruguru, ngira ngo ntabwo ari ibiganiro byinshi tugeze dukora kuri Nyaruguru. Rusizi twarayivuze cyane, turavuga ibishyashya kuko babonye meya mushya Intwari Fanuel. Nibyo turaza kubigarukaho twiruka. Mbese ni nk'amakuru ari gucaracara ariho agezweho. Ubwo ushatse nakongeraho na Karongi nayo yabonye umumeya, ariko Rusizi impamvu mbivuze nuko isanganwa ubudasa, kandi none ikaba yabonye umumeya umwe mu ntwari za Nyange, muri b'abanyeshuri bigaga Inyange bakanga kwitandukanya mu gihe cy'abacengezi, bakanga kwitandukanya bakurikije amoko yabo. Uyu Fanuel rero we n'umudamu we ngira ngo ubu honorable, nabo bombi bari muri izo ntwari. Impamvu rero nabigize inkuru no kwibaza ngo ese aka karere kananiranye, niko nabivuga, kamaze guhindura abameya bagera muri 7. Ese Fanuel yajyanyeyo ubudasa buhe? Ni umurokore tena, umuntu utuje, ni intwari. Ese ubutwari bwe kububangikanya n'imiterere ya Rusizi n'imiyoborere yaho bizatanga iki? Iyo bitekereje ukagerana kure, hari abantu bajyaga bavuga nyine ko kugira intwari umuntu uriho biragora kuko abagifite inzira. So byanze bikunze Imana izamufashe, turaza kubigarukaho. Imana izamufashe ayobore iyi manda irangire, ayobore n'indi irangire, mbese azavemo arangije manda zose. Ko iyo utarangije manda hari ibyo baba bakurega, hari ibyo bavuga utakoze. Rero kugira ibyo udakora kandi ufatwa nk'intwari, nabyo bishobora kugabanya isura yawe nk'intwari. Abamuri hafi rwose bazamufashe asohoze inshingano neza, kuko kuzinanirwa egare gutatira bwa butwari Abanyarwanda bamuziho. So rero urumva ko nawe ntabwo yorohewe. Yaba ari umuntu usanzwe ibyo ni ibisanzwe, ariko kugwa mu cyaha, kugwa mu makosa mu kazi ni ibisanzwe ku bantu basanzwe, ariko ku ntwari uyu muntu bazamworohereza mwuka byara. Good. Ubwo rero turaza kubigarukaho akarere ku kandi. Kamere Nyamagabe nta kidasanzwe usibye gushima. Ntabwo nshima akarere ka Nyamagabe, ndashima komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo. Mu mezi yashize kwa 11 cyangwa kwa 12
hari umudamu waje aho ari umwarimukazi Nyiramanyenzi Jeannette aza kuri KOP atubwira akarengane yahuye nako ko yirukanwe ngo azira ko ngo atakosoye ngo yahimbye amanota kandi wavuga ko impapuro yazibuze kandi zagaragaye mu maboko ya directeur yigishaga kuri groupe scolaire Ngororero. Ubu rero avuye hano kuri KOP yakomeje izindi nzira zo kurenganurwa agera muri komisiyo, hanyuma komisiyo ejo bundi tariki 28 z'ukwa gatatu 2025 baramusubiza bagendera ku ngingo zinyuranye. Reka nyisome. Ibaruwa yasinywe na Angelina Muganza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta. Iragira iti Madame Nyiramanyenzi Jeannette, impamvu igisubizo ku ibaruwa wandikiye komisiyo. Madame, mereye ku ibaruwa yo kuwa 19 z'ukwa 12 2024 yari yaravuye ahangaha, wandikiye komisiyo y'igihugu y'abakozi ba leta usaba kurenganurwa ujurira igihano wahawe cyo kwirukanwa mu kazi k'uburezi gikubiye mu ibaruwa nimero imibare myinshi yo kuwa 2 z'ukwa 10 voilà kuwa 2 z'ukwa 10 2024 nibwo yahagaritswe, aho wakurikiranweho kudakosora abanyeshuri no guhimba amanota, ari wowe ugasobanura ko impamvu z'abanyeshuri impapuro z'abanyeshuri wari wazibuze. Mere ku ibaruwa iriya nimero yo kuwa 16 z'ukwa 2025 komisiyo yakwandikiye igusubiza by'agateganyo nshingiye ku ngingo ya 5 agaka ka 6 y'itegeko nimero 37/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 rigena inshingano imitunganyirize n'imikorere ya komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta, ivuga ko komisiyo ifite inshingano yo gufata imyanzuro ku rwego rwa nyuma ku byemezo byo mu rwego rw'ubutegetsi bijyanye n'imicungire y'abakozi ba leta yajuririwe. Ndakumenyesha ko komisiyo yasesenguye ubujurire wayigejejeho, ikaba yarasabye ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe gukuraho igihano wahawe cyo kwirukanwa ugasubizwa mu kazi kandi ugahembwa imishahara wabikiwe. Ugira amahoro. Yego. Naje no kumenya andi makuru menshi ko iyi komisiyo irenganura abantu benshi. Ari n'umunyamakuru wambwiye ko nawe azampa ubuhamya bwe wari wararenganye wakoraga mu kigo cya leta abibonye kuri groupe. Ariko icyo bishatse kuvuga si inkuru kuvuga ko kuba Jeannette Nyiramanyenzi yaraje kuri KOP ntabwo ari byo byatumye arenganurwa, ariko byafashije n'abantu kugira ngo babyumve. Ubundi kesi nk'izi tuzizana suko turenganura, ariko tuzizana kugira ngo abantu bumve biri kubera handi. Uyu mwarimukazi wa Nyamagabe ubu ushobora gusanga nko muri Kayonza wasanga y'abandi babiri bameze nkawe, ugasanga muri Gicumbi hari mundu umwe, ugasanga Rubavu hari 5, ugasanga donc ibyo ni ukugira ngo ikiza doko mu nshingano z'itangazamakuru ni ugukwirakwiza imigirire myiza n'imigirire mibi ibiri kubera handi kugira ngo abandi bamwe babe bafata ingamba zo kubigendera kure. Uyu mudamu uhereye kuri directeur wamuhisha impapuro kambimushinje kubera ko deja yamaze kurenganurwa, ari directeur arushinzwe uburezi ku murenge wamenye ikibazo, ari ushinzwe uburezi mu karere wamenye ikibazo, ari inspecteur du travail wa Nyamagabe narabivuze na meya ubwe. Aba bantu bose uyu mudamu yaciyeho hari byinshi birengagije. Aya masomo yandi arimo nuko hari abantu bajya mu myanya ya leta cyangwa y'akazi bafite umukoresha wigenga cyangwa ari leta bakagira ngo ni iwabo, bakagira ngo ni akarima kabo, bakagira ngo bakonze, bagafata abo babashinze kuyobora ngo akazi kagende neza bakabafata nk'abagaragu babo. Ntabwo ari byo. Meya wa Nyamagabe iyi dosiye yose aho yagiye mbere yuko komisiyo ifata uyu mwanzuro, nawe ubwawe washaka kuba wagira icyo ukora. Umuntu aragenda akifatira abantu ukagira ngo no, ari wowe directeur urahembwa amafaranga ya leta, imisoro y'abanyarwanda. Ari uyu mwarimukazi wari wirukanye niwe nawe na amafaranga ya leta, kuzamuka kugera no kuri iyi komisiyo y'umurenganuro mwese muhembwa mu misoro y'abanyarwanda.
muhembwa mu misoro y'abanyarwanda kugira ngo muteze u Rwanda imbere, abana b'abanyarwanda bige babeho neza, bazarangize kwiga baze babasimbure muri iyo myanya. Directeur ntabwo uzaba directeur ubuzima bwose, meya ntabwo uzaba directeur meya ubuzima bwose, waje usimbura abandi. Uyu mwarimu kazi mwirukana arimo arigisha abana bazasimbura meya. Oh la la, oh la la, oh la la. Ikibazo kigaca hose from GS Ngororero to komisiyo y'umurimo, hagati harimo inzego nyinshi. Ariko ibyo iwacu rero ntabwo duhimba amakuru aratwizanira. Nkunda no kwisegura nubwo bitaraba, nkunda kwisegura. Icyo nkora no gutanga umwanya, ntabwo ari nge mbwira umuntu ngo himba amakuru uzane, oya, arayazana. Azaza harimo ibihimbano, ngewe nzahanirwa kuba namuhaye umwanya, ariko kuyahimba niwe ku giti cye. Ikindi somo rizaba ririmo, namwe muzaba mwumva sosiyete yanyu nyine. Niba ari sosiyete ihimba amakuru se, sosiyete igahimba ibyaha yakozwe na Karegeya se, ashwi. Okay, nibyo kwishimirwa rero. Komisiyo bravo rwose, turabashimiye. Iyi baruwa abantu barayimpaye benshi bati dore wa mudamu, dore wa mudamu, dore wa mudamu. Ngeze aho ndamuhamagara koko arabinyemerera. Iyi baruwa nayihawe n'abantu benshi cyane, benshi barenze nk'icumi, bambwira ati dore bya bindi, dore wa mudamu yarenganuwe. Ubwo rero komisiyo y'abakozi ba leta nishimirwe, ariko tugaye akarere ka Nyamagabe n'iyo nzira yose. Umuntu wese warebye kuri no dosiye ntagire icyo ayikoraho cyangwa akayikoraho ibidakwiye, abyibaze cyangwa hazagira ababimubaza, kandi nabyo tuzabimenya. Good, Nyamagabe turasoje. Nyaruguru ni ngari cyane, reka ndahera aho mfite bikeya. Tujye Rusizi. Rusizi ni amakuru ndavuga make, ariko ari amakuru menshi. Icya mbere nuko babonye meya mushya Fanweri, intwari y'Inyange, twabivuze. Ariko noneho nukumenya ngo Fanweri arafashwa gute kugira ngo icyari ubutwari kuri we kidahinduka ikisi, kidahindura isura. Kuko abameya benshi bayoboye kariya karere nta n'umwe wigeze hava gitwari. Ejo bundi Kibiriga mwarabyumvise, ngaho konseye wa Nyakabuye kujyanwa mu rwibutso rw'inyarushishi. Ubwo mbivuze ko n'ubundi tugiye kugera mu gihe cyo kwibuka, kandi nabyo tuzabikoraho ikiganiro. Ngaho Kibiriga mwibaruwa ngo abanyu dogiteri, ngaho bamubanjije Kayumba Efuremu, bavuga ati mushike yashinze amatsinda y'abaringa, bavuga ngo yagiye mu bucuruzi mu makamyo no mu madolari. Ngaho bamubanjije Fredy Harerimana, nawe wahavuye ashaka ubona bitameze neza. Ngaho babanje abandi. Ibintu bya Rusizi byo bizagira uburyo abantu bahazi neza batubwire. Ariko ikintu cya mbere bavuga, Rusizi izambywa n'imiterere y'abantu baho, geography yafegita culture ikafegita imyitwarire. Benshi babisobanura bavuga ko kuba Rusizi ikora ku mipaka, ikora ku bihugu bibiri, Uburundi na Kongo, kuba abaturage ba Rusizi bahorana n'abo bantu. Nta cyumweru cyashira umunyarusizi adahuye n'abarundi batanu cyangwa abanyekongo batanu muri business cyangwa mu bindi mu kazi. Ikabaho iyo ikagira imipaka, bambwiye imipaka itanu ngira ngo, Rusizi ya mbere, iya kabiri Kamanyora, Ruhwa, ngo nabweyeye. Ibyo ubwabyo bishobora kugira, kubera ko simbitindeho cyane, ariko iyo miterere ya geography yafegita umuco kubera kwa guhoranamo. Ariko nyuma yaho niyo mico byanze bikunze na intermariage gushakanamo, ku buryo ushaka kujya gusanga umuntu nk'igisekuruza cye cya gatatu ari kiri muri Kongo, iwe yitwa umunyarwanda, yifitemo ubunyekongo, undi yifitemo Uburundi. Ibyo rero bikaba byagira icyo byafegitaho
uko gukorana n'ibindi bihugu bishobora kugira icyo byafekitaho imiyoborere ya Rusizi, amafaranga, business. Yewe ahubwo hari n'ikindi nibagiwe, ubushize tujyayo twabonaga imodoka zambaye plaque z'inyekongo ziri guca mu Rwanda. Ipareke hari ahantu winjira Kongo uciye mu Rwanda. Muri business twagiyeyo tubona abohereza y'amagi, aboherezayo amasombe, ibisusa, imineke. Donc Rusizi ubuzima bwayo ni nka Rubavu buriya, ubuzima bwabo harimo pourcentage iri hejuru yo kuba bwivangamo ibya Kongo n'u Burundi mu myitwarire ko aribo bahorana, ariko bikaza bikagera muri governance. Mu byo tugenda tubona binaniza abameya, abaturage ubwabo nuko bateye, ariko muri governance harimo ikibazo gikomeye kiba kijwa kuba giterwa n'inzego bakorana cyangwa se tuvuge za PSF, abacuruzi, iki harimo ibintu byinshi. Ubu rero kuyiha Fanweri, umuntu wa mbere reka mbabwiza ukuri, iyo post ishobora kuza kuyibona. Fanweri yakimara gutsindira kuyobora akarere ka Rusizi, sinzi umuntu wahise ashyiraho commentaire ngo intwari y'Inyange bayikoreje umurambo w'impyisi. Icyo kintu wahise bavuga. Cyabawe abantu bagize impuhwe bavuga ati koko Fanweri koko hari ahantu twizere ko bizageraho bazamworohereza bigakunda, ntibazitware nk'uko bitwaye ku bamubanjirije. Bagirira intwari pe, bamufashe asoza inshingano. Nta ntwari nandi gushingana, reka bamufashe. Hanyuma rero ikiri karenti mbere yuko Fanweri atorwa, inkuru nyinshi za Rusizi nyinshi, imibereho y'abaturage, poste de santé zidakora, umusaruro w'umuceri, umusaruro w'imyumbati, byinshi. Ejo bundi hari n'uwo batweretse ngo wambuye abaturage, ufite uruganda rw'ikawa wambuye abaturage. Ni byinshi Rusizi, ni byinshi. Fanweri rero ubwo nyine bamufashe. Utuntu tubiri nza kugarukaho nuko ari umugabo ufunzwe witwa Ezekiel. Ni dosiye ndende, ntabwo ari ndende muri dosiye, ni ndende mu kiganiro kuko bisaba kuyisobanura kugira abantu bayumve. Uyu Ezekiel yabaga mu Bugarama, ngira ngo no ari perezida wa Sako ya Muganza mu Kibaya, Muganza cyangwa Bugarama. Hanyuma akora no muri Compassion, perezida wa Sako agakora muri Compassion. Uyu mugabo ubu utari mu maboko ye yigeze gufungwa, ariko icyo gihe yafunzwe ngo mu gihe byagaragaraga ko yigwijeho imitungo. Noneho ubwa mbere afungwa, abaturage bamwe bavuga ko icyo gihe afungwa byakekwaga ko, kuko uyu Ezekiel ngo yaba ari muramu wa Padiri Nahimana. Uburamu yarabyaranye na mushiki wa Nahimana. Abahari baravuga ngo yaramubyariye, ariko barabyaranye. Hanyuma ifungwa rye rya mbere ryari rifitanye isano no kumenya aho akura ubutunzi, bagakeka ko uwo muramu we yaba ari we ubumuha. Cyo ni kimwe. Ibyo abivamo, arabikira kwa. Ariko bwa butunzi stili ntibamenya aho bituruka. Bamwe bagakeka se naya Sako, ariko se muri Sako ko atari Gerard yayakora amate ko ari perezida wa board. Compassion se Compassion yo gufasha abana yayiryama amafaranga akagira ibi byose. Hari abavuga ko ngo yaba afite UPI 60. UPI ni cyacha ibyangombwa by'ubutaka, tubyita udupariseri cyangwa niyo tubyita ibibanza. UPI 60 uyu mugabo. Hanyuma rero uko gufungwa kwa mbere bakeka ko ibyo atunza bikomora kuri muramu we Nahimana Padiri, aza kubikira agaruka mu buzima busanzwe,
ariko sitiri ya mitungo akiyifite. Ejo bundi hari kesi y'umudamu wari umushinjacyaha, inkuru yitwa nde Evanisinde good Evanisi Mutatsineza wari umushinjacyaha ku rukiko rw'ibanze rwa Kamembe. Uyu nawe ari mu maboko ataraye. Dosiye Mutatsineza yabaye imbarutso yo kugira Mutatsineza akurikiranwe, yavugwagamo umudamu wari ufite amasambu bashaka kumwambura, noneho arafungwa kugira ngo amasambu agurishwe afunze. Hanyuma umunyamakuru wa TV10 akora inkuru muri iyo nkubiri yo kugira ngo bazibiranye wa mudamu nafungwa ibye bigurishwe. Inkuru isohotse inzego zirahaguruka zisanga uyu Mutatsineza Evanisi ari muri diru n'abarenganya wa mudamu. Teofila izina ntabwo ndyibuka, ariko inkuru yaciye iwacu. Hanyuma bimaze kuvumburwa, Mutatsineza atangira gukurikiranwa, bamenya. Sheni bandende, impamvu mbivuze nuko nizere ko bitari bwica iperereza. Biva kuri Mutatsineza umushinjacyaha, biza kugaragara ko hari itsinda ry'abacamanza, nabwo harimo uw'umudamu. Bakurikiranye baza gusanga hari n'abakomisiyoneri benshi kandi bakusanya amafaranga akajya muri izo nzego. Uwa mbere rero ku ikubitiro basanga Ezekiyeli. Urumva ko ngarutse kuri Ezekiyeli? Nuvuga ngo kuri ino saha akurikiranywe bwa bukomisiyoneri bwo gukusanya amafaranga y'abantu bafite ibibazo mu nkiko cyangwa mu butabera, agakusanya akajya kuverisa agasaguraye. Ubu noneho inkomoko ya za UPI 60 y'ibyo atunze irashakirwaho. Urumva ubwa mbere baketse muramuhe ariko ntibashirwa. Noneho iyi dosiye y'uwo mudamu w'amasambu w'iyo mitungo isa naho ibyutsa byose, kuko uwo mudamu agiye gufungwa, inkuru yarakozwe, imaze gukorwa, barakurikirana, biraza bigera ku mushinjacyaha, none bigeze no ku mukomisiyoneri. Biravuga ko aba bantu atari bakeya muri kariya gace. Ibyo nabyo ni ibitegereje Fanuel, kandi ubushize murabyibuka tuvuga ku bya Sibo, ukuntu yafunzwe akuwe mu marogi n'umwana, bagatwara n'amashuka, inzego zikaza zikaterura zikamujyana. Yamaze ukwezi, nyuma baza gusanga umwana ni muzima, bajya mu biciro, umubyeyi w'umwana ngo asaba miliyoni 5, nabwo hajemo abakomisiyoneri benshi. Tubivugira ahangaha, nabwo munabyitege, kuko iyo dosiye ya Sibo yari iri mu undi muntu ntashatse kuvuga izina, nawe byari byarabayeho uko kugenda nabo bihimuranaho. Ubwo mwitege ko umwe nawe ari gupanga ibindi. So nguko rero Ezekiyeli rero, ubwo n'amashumi ye nayo bazayashaka. Ntabwo mvuze ngo basibanganye ibimenyetso, ariko nta nubwo ngira ngo iperereza ripfe, ariko no kugira ngo na Fanuel yerega nabyumve n'abandi. Iyo migirire irica, yica akazi. Abantu bahora muri ibyo aho kugira ngo babe mu bindi byakabaye bigeraho biganisha akarere. Ubwo ni Ezekiyeli. Uzamutse gatoya, ubwo twari mu Bugarama, uzamutse gatoya hagati ya hafi y'ikibuga cy'indege, ni nko mu rugabano rwa Gihundwe na Kamembe. Muri bino byumweru bishize hari umugitifu, urugo rw'umugitifu rwaratwitswe, rwafashwe n'inkongi. Katubyite gutyo kubera ko wenda hari abakeka ko rwaba rwaratwitswe ku bushake, cyangwa se ari impanuka ijyanye n'amashanyarazi.
ariko biba we adahari, biba we adahari, niho urugo rwe ruri, ariko we ayobora hirya mu mirenge yegera ijya kwegera Bugarama, wenda ndekeraho amazina n'umurenge we byihorere, ariko umugore we ngo ni umusedo nawe w'akagari. Hakaba hari urundi rugo narwo rwa sedo w'akagari nawe w'umudamu, ngo baba baragiranye imibanire. Nyiri urugo rwahiye fete ngo hahiye biturutse muri annexe, bitangira kwegera inzu nini, hanyuma abantu baratabara, abanyerondo ikini baratabara baranatabaza, bashaka ramforo, bitangiye kwegera inzu nini. Abantu barabiza abari Cyangugu baravuga ko bamwe baramusura bakamuha condoléance nuko, ariko bigatekerezwa ngo hari undi mugore w'umusedo bigeze kugirana imishyikirano, imibanire, imikoranire, hanyuma biza kurangira sinzi urwego byagezeho, babona ko byakwica akazi, barabahindura. Igitifu w'umurenge baramuhindura na sedo baramuhindura, ariko umugabo wa musedo atoroka urugo ajya mu Kibahima na n'ubu. Mu gutera imetero nibyo navugaga bya kwa kundi, kuko ingero z'abantu bagiye bahimana bakanishyurana zimaze kuba nyinshi muri kariya gace, ku buryo nta waba agiye kure atekereje ko wa mugabo wataye urugo kubera ko umugore we w'umusedo afitanye imibanire na gitifu w'umurenge, uwo nyir'uguta urugo ashobora, ntabwo yataye urugo abyishimiye kameme, ntabwo yishimiye uwo nyir'uguta urugo, ntabwo yishimiranye na nyir'urugo rwahiye. Reka tubyite gutyo mu Kinyarwanda, reka tubifate gutyo turekeraho. Nyir'uguta urugo yarutaye kubera nyir'urugo rwahiye. Noneho rero abantu nubwo batubuje kujya tuvuga ngo abamotari bo mu ntuza b'intendezi, abamotari b'intendezi barakubwira bati iriya esida niba atari amashanyarazi ahandi twayishakira ni kuri wa mugabo wataye urugo rwe, kuko yarutaye kubera iki? Imibanire y'umugore we na nyir'urugo rwahiye. Ubwo rero ako kantu nta mazina navuze, ariko uko biri kose nuko katwigendera, katugende. Rulindo nari nayisimbutse, ariko reka nyikomazeho gatoya kugira ngo mpe n'ubutumwa. Nizere ko uyu meya wa Nyamagabe atazamera nka meya wa Rulindo kuri ya dosiye ya Forodwari, kuko iyi komisiyo ngira ngo twakunze kubitindaho. Iyi komisiyo yasubije Forodwari gitifu wa Mbogo, imusubiza mu kazi, ariko meya aratsimbarara, kandi koko birangira agize n'imborogo, kuko iyi Forodwari yaje gukurikiranwa. Rulindo impamvu ushatse kwihuza n'ibi, icya mbere nuko nayo yavuguruje komisiyo. Nizere ko Nyamagabe itazavuguruza komisiyo, ariko ejo bundi Rulindo ku irayidi habaye agashya. Mu turere 30 tugize igihugu niyo yonyine yahakaniye abasilamu kwizihiza irayidi, ibabwira ko nta site n'imwe basariraho. Urumva ntuza, imamu yari yasabye amasite nk'6 cyangwa 8, harimo Shyorongi, Rusine, Ntarabana, Mugambazi, Murambi na Bushoki, ibintu nk'ibyo. Baramubwira bati aha hantu niho tuzasengera ku irayidi. Gitifu arasubiza ati nta musigiti n'umwe muri Rulindo ufunguye, bityo rero nta rayidi. Ahantu hose mwasabye mugomba gusara irayidi, nta namwe mwemerewe, kuko nta musigiti n'umwe muri Rulindo ukora. Ni ukuri. Oya rega, ukuri kose si ngombwa kugukoresha. Nase kugira idini mu karere
Isilamu ni idini rigari. None ukavuga ngo muri Rulindo yose nta na hamwe nta musigiti n'umwe ufunguye, yose yarafunzwe. Ese ni ishema kuri mengo nuko ari ukuri. Yagombye kuba ababazwa ahubwo no kubida abagira inama mukuri ibyo babasabye ahubwo vuba tuhamagara RGB bafungurire. Ubu ni niko yakagombye kubakora. Ariko wesa naho yenda ndavuga se ngiki. Asa nkaho atabibona nk'ikibazo. Kuba imisigiti yose muri Rulindo ifunze ntabwo ari ishema kuri meya. Hoye. Wakabaye bafasha ahubwo kuva muri ibyo bibazo bakikonforma ku byo RGB yasabye. Hanyuma rero ejo bundi nuko aragira ababwira ko nta hamwe bagomba gusarira kubera ko nta musigiti n'umufunguye cyo kora kubwa amahirwe ngira ngo Rusine na Shyorongiho byaje kwemerwa. Ariko uyu mudamu afite rigeri cyane pe, ari mukuri akurikiza amategeko, ariko araho oya meya gerageza ujye ushyiramo imiyaga worohera abantu. Ntabwo kuko urumva byonyine kuba ari we mu turere 30 akarurinda ukonyine ariko kavuze ngo nta byirayidi, kandi bari bamusabye ibibuga byo gusariraho, ntabwo bamusabye ko afungura imisigiti. Noneho mwibaro mu kubasubira bavuga ngo nta musigiti n'umufunguye, ariko ku irayidi turabizi ko abasilamu benshi mu misigiti hajyayo kuko nta nubwo banayikwirwa ko burya ku irayidi muri mwezi Ramazana abasilamu bagaruka kwiyegereza Imana ari benshi, ntabwo ariko bose baba bajya mu misigiti. Niyo mpamvu wumva i Kigali bajya kuri stade, bajya muri stade. None we rero bamusaba kujya mu bibuga gusari, ati nta musigiti ufunguwe. Ibyo rero mwimenye ibintu ni ibintu ubona ko byashyuhije imitwe, kandi buriya kuri kesi ya gitifu harimo dosiye y'intuza y'ubutinganyi, kugira ngo n'ubu ngubu gitifu Frodouard Manzi ari byo nabonye mu rubanza bavuga ukuntu yajyaga muri roge hariya za Kicukiro akinjanamo n'abantu bahuje igitsina, ariko kugirana ikibazo na bariya abantu nabyo si ibintu biba byoroshye. So rero kugirana ikibazo n'abatinganyi cyaba kitaragira ukakigirana n'abasilamu ntabwo ari byiza, haba kuri wowe haba kuri bo haba no kubakureba, kuko urumva byasabase finalo masekwa niyo yaba ari mukuri bakavuga abantu babyibazaho, ariko uyu we nta numwe yorohera. Nese ubwo ari byiza. Oya ntabwo mbitindaho. Uyu mumeya ndabizi ko akora ari umuhanga, kunda amategeko, ariko nanone rimwe na rimwe abantu niba imisigiti maze amezi angahe ifunze, none bagusabye n'ibibuga ngo basenge, ko buri irayidi ku bayisilamu ni nko kuvuga Noheli. Ibeshye none uvuge ngo Noheli ntago basenga. Meme na Pasika nayo y'abakatolike nayigiye kuba. Ibeshye rero uvuge ngo no ku kibuga niba urusengero rufunze kuri Pasika bakarusengera mu kibuga hanze. Ese ubundi wazana pandagari zingaye kugira ngo bafunge? Bahasengeye batakubwiye wakuri. Ukiraho uribuka ko nubwo His Excellency aheruka kuganira n'abaturage, uribuka yuko umwe uhagarariye idini rya Isilamu uriya mufti ari we nyine yavuze. Wibuke no kuri stade ejo bundi basoza Eid yasabiye igihugu amahoro, urabizi mu ntuze yatanze mavuga igihugu tugisabira amahoro. Ubwo abo bantu babiri si batandukanye, umujyo n'umwe. Uravuga wasabiye mufti w'u Rwanda. Ari umuvandimwe twiganye barimo ambwira ko abakurikiye ibiganiro byanjye byose bibaye ngombwa ko musubiza mwihangane. Mufti w'u Rwanda basoza Eid kuri stade yasabiye u Rwanda amahoro nyine kabisa, ibintu byiza ku gihugu. Ariko n'igihe muzehe His Excellency aheruka kuganira n'abaturage kuri stade Arena, nabwo yaravuze. None ibyo bintu biri mu murongo umwe. Rega bwo nyine mbagenda bukeya kugira ngo ntagira ibyo nakonona cyangwa nakomanganya. Ariko icyo ugomba kumenya cyo nuko ayo magurupe yombi mvuze
atabona neza imikorere y'uyu mumeya bishobora kugira uruhare mu gutuma abantu bamwibazaho cyangwa hakagira n'ikindi cyaba kidasanzwe kuko aya magurupe arimo abantu kandi bari mu byiciro byinshi, ari iya mbere ari n'iya kabiri, bari ahantu hose, bari mu nzego zose. Usibye kuba wenda yagira ubundi buryo yasabamo imbabazi mu gikari cyangwa agatsimbarara nk'uko n'undi yatsimbaraye vis-a-vis y'amabaruwa ya komisiyo, ariko pratikoma simbizi. Ubwo ndakurengaho, reka tuzakora ikindi kiganiro tumaze kubona uko byagenze. Gusa nawe afite imbaraga kandi ni umukozi, ariko arakanda hadakandika. Ubwo rero niyo mpamvu nari mbanje Rulindo. Nanone twarabivuze, rero nabivuze ko Karongi nayo yabonye meya mushya muzungu wahoze ayobora Kirehe akarangiza manda ze. Yaramaze amezi ayobora Karongi mu buryo bw'inzibacyuho, hanyuma ejo bundi baramukonfirima. Ibi nabyo dutangiye kubimenyera vuba. Ubundi kera kugira ngo ujye muri nyobozi y'akarere byasabaga ngo hari umurenge wiyamamarijemo bigaragara ko bakuzi, ariko bimaze kugenda bihinduka. Byakunze guhinduka. Reka ndebe, hari umuntu ngira ngo wahoze wari visi meya muri Ngoma aza kuba furu meya muri Nyagatare. Hari n'undi mushuti wanjye nawe wabaye visi meya Nyagatare aba furu meya Gatsibo. Ubwo ibyo bigenda bihinduka kuko birumvikana ntabwo twe turere twose waba dufite befriwase. Ni ibintu byo kwiga, ni ibintu tuba twiga nta mpamvu. Hanyuma ejo bundi turabibona kuri Murindwa meya wa Rubavu, yahoze ari visi meya Rulindo, ajya muri Minaroke, ava Minaroke bamuha kujya kuyobora Rutsiro by'agateganyo. Hanyuma ya Rutsiro ayobora by'agateganyo abishyira ku murongo, ariko bimaze kujya ku murongo avuga ati nubwo nahayoboye by'agateganyo ngewe mbonye amahirwe nakwiyamamariza Rubavu. Ajya kuyobora Rubavu. Muzungu nawe akora manda ze ebyiri Kirehe neza. Hanyuma ejo bundi bati dore Karongi byananiranye, Muzungu genda ugerageze by'inzibacyuho. Noneho Muzungu we akora ibitandukanye n'ibya Murindwa. Bashatse noneho amatora ageze nawe noneho wiyamamariza muri Karongi bitandukanye. Ubwo budasa bugenda buza, biravuze ngo ibyo kuvuga ngo umuntu ngo kuyobora hango bisaba ngo kubuhazi, ibi ntago bikirimo. Kubuhazi cyangwa bakuzi ntago bishoboka. Icyo nzi cyo tudaciye kure ari amaso y'umubiri n'ay'umutima. Kugira popularite Kirehe ukanayigira Karongi iratandukanye cyane. Wenda uwa Nyagatare na Gatsibo uko biraturanye, ibyo byashoboka ko wari umutara. Uwa Ngoma kujya Nyagatare nabwo ariko Kirehe kuri Tanzania, Karongi kuri Congo. Kigaragara nuko ntabwo ari question de sympathie cyangwa se de popularité, ni question de capacité. Nuvuga ngo ubushobozi bwa Muzungu bumwemera kuba yayobora akarere akariko kose mu gihugu, bitagiye ngo aha niho bamuzi cyane ntibamuzi. Nicyo kigaragara. Ni nabyo byabaye no kuri Murindwa n'abandi ntiriwe mvuga amazina kuko bo batakiri muri fonction. Icyo rero ni ikintu abantu bagomba kwicara bagatekerezaho, kikava mu igihu kikava ku maso. Kuba waba uyu munsi wicaye Nyaruguru ntabwo bivuze ko utaza ngo uyobore Gicumbi. Ibyo urumva, ibyo bigomba kuva mu bantu kuko mu bikorwa biragaragara, ariko mu myumvire cyangwa mu miganirire y'abantu izo ni ingero rwose. Kandi nta nicyo bitwaye, by the way, nta nicyo bitwaye. Kesi nyinshi ndebe hari n'uwari visi meya Rwamagana ejo bundi aba visi meya Gasabo. Donc urumva icy'ingenzi nuko twakagombye kumva ngo abashoboye gukorera igihugu bafite ubushobozi mu myanya runaka bakayigiyemo bitagombereye kuvuga ngo
uratorwa cyangwa uratorwa n'abakuzanye cyangwa se tukabyemeranyaho ko gutora bitagombera kuba bakuzi kuba watsinda abatora ntibigombera kuba uzwi aho hantu cyane upfa kuba ushoboye ibyo rero nabyo ni ngombwa kubiganira nta birenze nta rutendera inkomye nta nka nciye amabere ariko abantu bagomba kubyumva gutyo ejo hatazagira ugira ubwoba ngo Gisagara bagiye gutora meya uri Gatsibo reka datega ugende nawe ugende wiyamamaze niba ubishoboye bazagutora ntabwo kibigaragaza ntabwo kugutora ari uko bagukunze ntabwo kugutora ari uko bakuzi baragutora kuko bakushoboye so ushoboye wese rero ahantu hose byashoboka kesi ya Murindwa meya wa Rubavu na kesi ya Muzungu wa meya wa Karongi biragaragaza ko ushoboye ntaho utayobora batora batatora ibyo pfa kubishoboye nibyo tubifate gutyo hanyuma Nyamasheke ntabwo nyitindaho abagitifu bane bagize kuko Nyamasheke irakurikirwa na Nyaruguru Nyanza ndayihorera kuko ejo bundi twagiyeyo Nyamasheke abagitifu bane basa naho beguriye rimwe barimo abitwa ba Felix abitwa ba Justine abitwa bande cyo nabivugaho bisa naho muri Nyamasheke naho meya ni mushya Narcisse Mupenzi Narcisse ndakeka yahoze ministre wasimbuye umudamu naho harimo utujya gusa n'utwa Rusizi ariko bitari cyane ko naho ubona ko haba harimo imbaraga z'abanyamafaranga z'abashoramari bo mu karere zisa naho pana kugongana gupezanya ni nk'uko aya maboko yanjye yombi yaba arimo za rukuruzi ebyiri uzirebanishije biguma gutyo bigapezanya nta isunika indigo ntibishobora kurangira ngo bihure biguma gutyo abashoramari rero n'abantu bo mu nzego z'ibanze cyane cyane mu turere tw'icyaro ako kantu kajya kabamo donc abanyamafaranga bafite aho bahagaze hari n'ibyo bakeneye ko umumeya uje abakorera rimwe na rimwe kandi bo ubwabo bo ntibaba bareba ibintu kimwe harimo abashaka umuhanda ujya ku ruganda rw'ikawa abandi bashaka ujya ku kiyaga abandi bashaka gutegura site y'amahoteli n'urugero noneho izo za rukuruzi zigapezanya iyo zipezanyije kugira ngo ibyo byiciro abanyamafaranga bagere kuri meya babanza gitifu w'umurenge rimwe na rimwe hakaba akagira uko abana nabo ariko wa gitifu w'umurenge iyo abikoze bidahura na meya nabyo birongera bikaba izindi nka ntuza bipezanye aba bagitifu bavuyeho nubwo nabivuze mu magambo arambuye cyane nzi ko abari hano baba basobanukiwe aba bagitifu bakoze ku gihe cya wa mudamu wabanjirije Narcisse so bivuga ngo bashobora kuba baragize uruhare rwiza cyangwa rubi ruto cyangwa runini mu byatumye uriya mudamu ni Apoloni Mukamasabo hari iri tsinda ry'abagitifu bane bagiye bishobora kuba bifitanye isano ntabwo ari isano bifitanye n'ingoma ya Mupenzi ahubwo nibyo ni uburyo bakoranye n'uriya mudamu wagiye Apoloni icyo ni kimwe icya kabiri aho bijya guhura n'ibya Nyaruguru tugiye kwinjiramo ni ku bijyanye n'imicungire y'ibya rubanda ibyagenewe abaturage mite ninjira kuko ngo ntango mbitinda kuko yo iyi dosiye Nyamasheke yo nta detaye nyinshi ifite ariko nzi neza ko hataburamo VUP cyangwa se iyo vuze VUP hari public works imirimo ikoreshwa abaturage bagahembwa batinze cyangwa se bakishyurizwa batakoze cyangwa bakishyurizwa amafaranga ntabagereho nkongera nkagaruka nkagera no kuri VUP yo bita financial support ya mafaranga bari muri za sako aya yakoze ku bantu benshi hari n'abatakozeho ariko barayitwayeho nabi raporo auditeur general ikunda kubyerekana either amafaranga agahera kuri konte muri sako banze kuyaha abaturage cyangwa se yanasohoka agasohoka ku mazina y'abaringa no ku matsinda y'abaringa
Ibara byaravuzwe, Gicumbi byaravuzwe, Gisagara byaravuzwe, Huye. Ubu rero Nyamasheke na Rusizi raporo ya Hotel General tuzayibona kuri 30 z'ukwa kane, ariko ubu hari ibiri current noneho. Kanatakire Nyaruguru ko yakona nivuze VUP ubu Nyaruguru kuri no saha n'ubwa mbere ngiye gukora ikiganiro kuri Nyaruguru hano, ariko RMC nizasaba fact nyinshi amakuru dukesha abantu banyuranye nuko hari abantu batatu muri Nyaruguru bafungiye ku Karubanda, ariko bo n'urubanza rwarabaye. Reka mvuge fact ya kirikare, urubanza rwarabaye 00 amazera 378 akarongo kaberamye 2025. Aba batatu bari muri gereza ya Karubanda. Hanyuma hari babiri nabyo nibasaba fact nzayikura he kanze nayo nyirebe okay kandebe nebe niba ntibeshye, ariko ni amazera 378 amazera 378 yes ndebe aba batatu bafunzwe harimo yes amazera 378 akarongo kaberamye 2025 akarongo kaberamye TB c'est-à-dire tribunal de base, akarongo kaberamye Kibu bivuze Kibeho, tribunal de base ya Kibeho. N'urubanza RDP amazera 378 akarongo kaberamye 2025 akarongo kaberamye TB akarongo kaberamye Kibu, rwaciwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kibeho rusomwa tariki 18 z'ukwa gatatu 2025, tariki 18 z'ukwa gatatu 2025. Hanyuma uru rubanza nyine babasha kurugeraho bazarusoma, abantu baruvugwamo bagejejwe muri gereza ya Karubanda. Barimo abakozi babiri b'umurenge wa Busanze, numwe ngo wari umumotari. Iyindi fakti babiri bari ikibeho ngira ngo bashobora kuba ari kuri RIB, byo twabonye n'itangazo rya RIB. Babiri abakozi babiri b'akarere gereza harimo ab'umurenge wa Busanze, kandi umurenge wa Busanze hari babiri bandi batagaragara. Ubundi abantu bamwe bakunda kuvuga ngo baracitse baratorotse, ariko reka tuvuge ko batagaragara, ubwo ntibagaragara ku biro mu kazi babiri. Hanyuma hari n'abandi bishoboka ko babigizemo uruhare. Iyi dosiye aba bantu bose uko ari donc batatu bari muri gereza Karubanda, babiri bari ikibeho RIB yasohoye itangazo, batatu bari gereza nabo umurenge wa Busanze, babiri bari kibeho nabo ku karere. Harimo itangazo rya RIB ryavugaga ko umwe ashinzwe DM division manager, undi akaba ashinzwe hari ngira ngo amakoperative niba ntibeshye, ariko RIB yasohoye itangazo ko abakozi b'akarere babiri bafunzwe bari gukurikiranwaho ibya VUP bya bindi nari nkomojeho kuri Nyamagabe kuri Nyamasheke. Babiri bacitse nabo bafitanye isano, nabo umurenge wa Busanze bafitanye isano na bariya bageze gereza. Abandi 8 cyangwa barenga bakwirakuye mu karere kose. Abo ngabo bazagira ibyo bashinzwe simbivuga. Ahantu bihurira rero uru rubanza mbahaye nimero rwaburanwaga, ikiburanwa ni amafaranga yasohowe n'akarere akagera ku murenge, akishyurwa uyu mumotari ku gikorwa cyo kubaka iteme. Motari kubaka iteme. Uyu mumotari ngo akaba yarasanzwe atwara umwe muri aba bakozi b'umurenge. Abakozi b'umurenge ni babiri, umwe yari admin, undi ari
bo customer care we ntawe na customer care na randi nibo batari kugaragara mu mirimo, noneho admin na kontabure admin na kontabure nibo bari muri gereza hamwe na wa mumotari. Umumotari ngo niba barapiganishije isoko, niba byaragenze bite, icyo nzi cyo yishyuwe ko azakora igikorwa cyo gukora iteme. Amafaranga ntabwo ari menshi cyane, ariko mu kuyishyurwa icyambere ubwo nta soko ryabaye, cya kabiri motari nta kampani afite ikora amateme, icya gatatu motari ni inshuti y'umwe muri abo kuko yamutwaraga amugeza ku kazi, ariko noneho motari yahembwe ntacyo yakoze, iteme ntiyarikoze. Ngo nyuma yaje gukorwa n'umuganda. Mu nyumvire ibi mba mbizanye ngo abantu bitonde, niba biri kubera mu murenge wa Busanze Nyaruguru, ejo ushobora gusanga no mu wa Kiyombe muri Nyagatare hari ibijya gusa nabyo. Aba batatu rero bajya kuburana, baraburana iteme yes Werarisi yatwaraga umumotari yitwa Ruzindana Werarisi yatwaraga umwe muri aba bakozi bafunganywe, hanyuma iteme ryahawe motari arishyurwa ariko ntiyanakora. Umva n'amakosa, harimo amakosa menshi, n'iteme ntiyarikora. Biza kurangira ko abaturage bari barikeneye rikozwe n'umuganda kandi amafaranga yarafashwe na motari. Aba rero bari kumwe nawe ntabakingiye ikibaba cyangwa se bivuga ko baba baranayagabanye. Mu rubanza rero bavuga n'andi makuru ari nayo ashobora kuba yaratumye n'abandi basigaye mbese bafungura vare ku mugani wa mushito wanjye Joseph. Bafungura vare donc muri dossier nkuko nabibabwiye mu rubanza aya amazina reka nyihorera, hari gihe bazajurira bakababere ariko harimo witwa Jacques n'uwitwa Jean Claude, amazina y'ikinyarwanda reka nyihorere. Umumotari we ni Ruzindana Werarisi. Donc bagombaga kubaka donc basohoye amafaranga bayaha Ruzindana Werarisi ngo akora iteme ntiyanarikora, ariko ubwo gitifu umurenge ntarimo kubera ko muri iyo nkubiri habayemo permutation. Umurenge ngira ngo wari Muganza wa Muganza na Busanze barahindagura, abari Nyaruguru bazatubwira. Numva ngo niyo abagitifu impamvu batarimo wari uhari bipangwa siwe wari uhari bikorwa. Ubwo nicyo kintu niko kigendera kubana nuko. Hanyuma rero bano bantu birashoboka ko mu kuburana bamenye imiceri. Nabibaze nyine umukontabure na kontabure aryo undi narimvuze ko admin, kontabure na admin na motari mu rukiko baravuze, bavuze hakagenda habonekamo n'ibindi, hazamo babandi noneho bo kuri VUP. Ubwo tuvuye ku kiraro tugeze kuri VUP, babiri b'akarere bo bavuga kuri VUP, ariko imyanya barimo bari abo ku karere ubwo bivuze ko nibo bapangira imirenge yose n'iki kiraro n'iri teme nabyo byaturutseyo, basanga nabo hari uruhare bafitemo. Bakurikiranye rero basanga mu bijyanye na VUP ntuza yes abo ntuza abo Ribu yavuze bari Kibeho, n'ushinzwe social protection, ushinzwe imibereho y'abaturage, n'ushinzwe division manager cyangwa bita ba DG corporate, sinibuka babitikira mu Kinyarwanda niba ari abitumanaho, niba ari ihuza bikorwa ibintu nk'ibyo. Abari nka gitifu wungirije, gitifu akarere wungirije, aba rero nibo bafashwe bari Kibeho bataraburana, ariko Ribu yaduhaye itangazo, iyo ni facts kuri ngewe. Aba rero amakuru yamenyekaniye muri rwa rubanza rw'abamaze kugera muri gereza, baza kuvugwa biza kugaragara ko mu bijyanye na VUP basohoraga amafaranga ajyanye na VUP ariko nta baturage bagiye kuyahembwa, kubera ko mu byumva abantu bakora mu nzego zibanze mujye mukurikira, namwe ejo mutazagwa mu mitego nk'iyi, cyangwa se mukaba mufite ukundi kuntu mubikora.
cyangwa se niba tubivuga nabi munadukosore rwose turi tayari mujye mutubwira. Ubundi muri kontabilite gakeya nzi nigiye muri SOS nabwo sheke iyo isinywe urafotora kontabule arafotora agasigara na kopi uwayihaye akayisinyaho noneho ya sheke ikajya muri banki. Iyo banki iguhaye amafaranga sheke urayihasiga, wamara kuyihasiga agapapuro banki iguhaye akaba ari kuzanagisa kuri ya kopi ya sheke, none ukananegisaho icyo igiye gukora. Tuvuge n'urugero ukoze requisition wenda yo kugura amabati, sibyo? Requisition yo kugura amabati kontabule agwaye sheke, genda muri banki runaka ya sheke akayifotora ukamusinyira kuyihawe akayifotora akayisigarana, ukagenda muri banki sheke ukayiha banki ikaguha amafaranga n'akaborudero. Hanyuma ya mafaranga baguhaye ukajya mu gakinjiro ukagura amabati bakaguha fagitire, noneho fagitire y'amabati na borudero yo muri banki ukabiha kontabule akabyanegisa kuri ya fotokopi ya sheke agakarasa pièce comptable. Ndumva niba ariko bikigenda ubu none harimo no muri system, basigaye babikora muri system. Ariko uko byamera kose ibi bintu bya VUP bya bano bantu no mu yindi mirenge babyumve no mu tundi turere usanga gusanga ariko babikora. Ya pièce icyo ni se fagitire y'amabati kuri VUP ni urutonde rw'abaturage wahaye amafaranga. Ni dufata urundi rugero, ugiye wahamagaye abaturage mu nama, wasabye amafaranga ya transport yabo, kontabule aguha sheke, ujya kuri banki baguha amafaranga. Ni ukuvuga ngo nugera kuri banki uratanga ya sheke, kontabule yasigaranye kopi, noneho baguha amafaranga n'akaborudero, ukazanire kontabule uzane ugende amafaranga wavanye muri banki ntuyaha kontabule urayaha abaturage. Uw'icumi wa 20 wa 5 warabyumvise za Rusizi na Nyaruguru ejo bundi, ariko ejo bundi tujya mu munsi ku munsi mukuru w'abafite ubumuga ntabwo batanze amafaranga y'amatransport y'abaturage bari baje. Bivuze ngo rwa rutonde rwabo wagiye uha amafaranga basinye inimero, izina, inimero, umubare w'amafaranga na signature uzabyanegisa kuri ya sheke, ya fotokopi ya sheke, ubone kugira pièce comptable nibaza kureba basange biruzuye. Ibi rero biri gukora kuri bano bantu na hantu sheke zagendaga amafaranga bikagaragara ko yavuye kuri banki ariko urutonde rw'abayahawe none cyo rero ubuhamagaye RIB ngize gukora visite, kuko pièce comptable finale nuko haba hariho sheke yasohotse, borudero yasohorewe amafaranga na fagitire y'icyo amafaranga yakoze. Kuri VUP rero fagitire ni urutonde rw'abaturage ntarwo bararubura urutonde ntabyo, ariko ubwo buri kwinjira mu bindi byaha by'inyandiko mpimbano, kuko nta wahimba abaturage wahimba abaturage 20 amanimero, amazina, amanimero, amafaranga yo wayahimba, imikono kujya bizagusaba kujya nko mu gashuri kamwe cyangwa mu isoko ubwira abantu ngo ni munsinyire 20 sazabura bakuvamo. Imikono se wayihimba, ushobora no gusanga n'ubundi barabikoze gutyo bagasanga nta mikono y'abaturage iriho, kuko urabyibuka mu matora y'abagore i Rusizi muri stade ko babasinyishije ntibayabaye, ntibyabaye inkuru se ntitwabimenye. Aba rero ba Nyaruguru n'ahandi babyumve, ni ukuvuga ngo ayo mafaranga byagaragaye ko nyine niba urutonde rw'abaturage rutariho bigaragara ko bayariye, nicyo bivuze. Ariko iyo si inkuru ikomeye cyane, niba byarahereye ku bakozi byahereye kuri motari, muri ano madosiye ya Nyaruguru uworoshye ni motari. Ariko motari nawe utagira kampani ikora amateme nta handi yigeze arikora, kumuha amafaranga uhita wibaza uyamuha we yagendeye kuki. Uri nkuko ngewe ni nkuko kewe dufate nka kampani yanjye Karegeya Limited,
yanditse muri RDB ko dukora ibijyanye n'itangazamakuru, ibiganiro, investigation, traduction, ibintu nk'ibyo. None musanze ari nge napatanye kudrena igishanga cya Gaseke. Bati muri PS Karegeya yatsindiye yishyuwe miliyoni 700 zo gukamya igishanga cya Gaseke. PS iraho igishanga urakireba kiracyahari, ukajya gusanga wa muntu wampaye amafaranga ngewe mu byo nari nsanzwe mukorera n'ukumufotora kuko n'amafoto ari mu nshingano, kuko uyu Werarisi bivuga ko isano afitanye na Konabure. Werarisi niwe motari yatwaraga uwitwa Jacques, nako uwitwa Jacques umwe mu bo bafungamo. Hanyuma bakora isoko barisinyira kuri 15 z'ukwa mbere 2025 amafaranga 20 ku itariki 20 bahita barutira amafaranga. Muri iyo minsi 5 itemeye ariko barirangije motari wundi. Donc abantu rero benshi bakabaye nubwo simvuze ngo inzira simbabwiye ngo bazikomeze, ariko niba banazikomeje bashyire mu bwenge. Ibintu biba bizagaragara isaha n'isaha, hari n'igihe na auditeur abazagera akimanukira cyangwa se n'umuntu umwe akarya abandi urwara. Hanyuma rero nko mu bijyanye na urumva muri VUP byo bishobora kuba biri mu mirenge myinshi. Wenda ushobora gusanga wenda mpemukiye ribu nkaba mbavuze bamwe bakajya gushaka ya mikono nkuko babivuga. Ariko ikigaragara ni iki rero, ibintu nk'ibi n'ubundi ahantu biba kuba byarabanje motari n'abakozi b'umurenge wa Busanze, bikaba bigeze nubwo atari dosiye imwe, bikaba bigeze ku bakozi b'akarere, nta kabuza no mu buyobozi bw'akarere bizageramo, kuko nibigaragara mu mirenge irenze 3 ntikizaba kikiri ikibazo cy'umurenge, kizaba kiri ikibazo cy'akarere. Kandi imirenge 3 nirenga ikaba 5 ntabwo bizaba bikiri bya division manager cyangwa se social protection, no muri la tete bizaba birimo either mayor cyangwa vice mayor affaires sociales, kuko social protection niho iri ku bya VUP, cyangwa se vice mayor affaires économique kuko ibijyanye no kwishyura nibo. Ikiri kigaragara nuko mu nzego zibanze akenshi iyi kosa ribaye rigahishirwa igihe kirekire riba ririmo abantu benshi, ririmo abantu benshi bapasura kwa nikabyite gutyo. Ubu rero ndimo ndavuga Nyaruguru n'umurenge wa Busanze n'iyindi iratahiwe no mu tundi turere bizashoboka, kandi koko birahari. Ibitari muri ibi muri ayo makuru tuba duhabwa n'abantu kandi tubakangura kujya bayazana, koko ibitari muri ibi tuzabibona muri raporo y'Auditeur General, kandi barabivuga ibi byo kwishyura abantu ba VUP watinze kandi amafaranga ari muri sako hamaze igihe, ibyo kuba abantu ya mafaranga ya financial support ya VUP atinda ku makonti yo muri sako ariko ntibayaha abaturage, nyamara harimo abantu ahubwo bayazunguza akayashingisha nka biro nka forex biro, akayakura akayagarura. Ubwo ibyo biba hagati, bishobora kuba hagati ya jera wa sako cyangwa umukozi wa sako ariko n'ubuyobozi bw'umurenge. Ibyo byose bajye babimenya. Isaha n'isaha umuntu ashobora kubatungura ati muyatwereke ari ibyo bintu byose rero bakora bajye bamenya ko bigeraho bikamenyekana, ariko buri rwego rukora ibyaro dukora nk'itangazamakuru cyacu no gutangaza, ntago cyaca ari ugukurikirana dénoncer sans condamner, ibindi inzego nazo zigakora akazi kazo. Sino buryo mu nzego zibanze uburyo bafata babonamo amagifts, abahabwa inka zikagenda zikajya mu mafamu, abatanga ibya leta, abatanga amashyamba bagatanga ibishanga, ibyo byose rubanda bireba, natwe tukavuga ubwo n'abandi bagakora akazi kabo. Nta numwe tuba duhagarikiye akazi. Ariko ejo inama nari ndimo na RAF ikurikiriyeho twari twagiyemo na grid kubijyanye n'ibintu
aya madosiye nubwo abantu bavuga ngo itangazamakuru rizamo agapfa ariko nanone rirafasha wani mu gukumira ko hari ahandi byaba wenda aho twaba dukosheje nukuba kuburira abandi bagatangira gushaka uburyo bakuvura ibintu byabo ariko nanone no gutuma bamwe bigengesera bari mu kazi. Niba uri mu kazi ka auditeur uri koditinga wenda tuvuge ejo nabonye inkuru yuko muri Gicumbi abadirecteur bagurisha ibiryo, twabonye n'iyindi muri Rurindo naho directeur yagiye kugurisha ibiryo, Nyanza zimaze kuvugwayo inshuro ebyiri. Ibyo bintu iyo tubivuze hari abandi iyo bimenyekanye ngo muri Rurindo bafashe amajerekani y'ubuto amajerekani y'amavuta litiro 200 bihita bituma wenda n'uwo muri Nyagatare atinyaho. Nk'ubu iyo ibiri kuvugwa ko muri Gicumbi ngo babipakira nijoro, Nyanza naho bavugagamo abazamu n'iki, iyo tubivuze hari ugira ubwo bati sinabijyamo kugira ngo ntakaze umushahara cyangwa bamfunge akabireka cyangwa akiga izindi strategy cyangwa se akiba bikeya aho kwiba byinshi, akiba kabidori ka litiro 5 aho kwiba litiro 200 z'amavuta. Ibyo rero birafasha. Icya kabiri nuri muri ako kazi akagenza nk'umuntu uri muri ano madosiye ya Nyaruguru, ubu bishobora kumufasha nawe akagenda bukeya, kuko niba nkweretse ko ibintu byavuye kuri motari bikagera kuri admin bikagera kuri kontabule bikagera kuri customer care agacika bikagera kuri land manager agacaho bikaza bikagera ku mukozi w'akarere wa social protection na division manager bikaba bisatira muri nyobozi, umuntu birimo agomba kugenda ari menge. Icyambere aragenda ari menge ubwo turamukopeje. Icya kabiri n'ahandi ibi biri gukorwa Nyaruguru ushobora gusanga hari utundi turere tutari munsi ya 5 birimo naho barebe, hanyuma nibimenyekana tukabyongeraho ibyo tuvuze n'ibyo auditeur general azatangaza nabyo tukajya tubivuga akarere mu mazina. Ibi bishobora gutuma hari abantu bavuga bati wabireka usaba abantu bafunzwe ubwo ni 5, abakozi b'akarere 2, ab'umurenge wa Busanze 2 n'umumotari nabariya batakigaragara mu kazi d'office bamaze kugata nubwo badafunzwe ariko ntabwo bazagaruka mu kazi. Ibyo byose rero nicyo cyiza nicyo kitangaza makuru abantu benshi baryikanga nyamara harabo rifasha rwose, harabo rifasha bigatuma ugenda gake no mu nkiko bajya babitubwira. Mbere baravugaga ngo urubanza ruri muri ntuza ngo turatere influence cyangwa se, ariko nabwo nibaza ko hari bitashoboka, hari bitakunda ubona ko hari amaso arenze menshi. Ntabwo amaso arenze menshi mvuga muri salle d'audience hashobora kuza abantu baje kumva urubanza rwa bagenzi babo cyangwa se abaje kurukuramo amasomo, ariko none yari umunyamakuru we amaso y'umunyamakuru ubwo nuvuga ngo na inkura hakura irakwira igihugu ikwire isi. Bisaba nyine ngo urakora ibikwiye nyine wirinde ibidakwiye si bigufasha se wowe. Donc urumva abantu bakikanga itangazamakuru nubwo wenda n'abarikora twese tutarishyashya ku buryo bumwe, ariko ntacyo bitwaye franchement. Icya kabiri nuko abantu bakabaye baritinyuka bakanaduha n'akazi bakazana ibiganiro tukabicishaho niba ari gahunda runaka. Itangazamakuru ridahari ndakumenyesha ko utanamenya ko n'izuba ryavuye, nta nubwo wamenya ko ibirayi byeze Musanze na covid ntibari kuyimenya. Mabaga yo uzibisi yamaze nk'ibyumweru 2 ivugwa n'abanyamakuru gusa nta wundi uragira. So rero ni bari hakazi bari ibyo rivuga amakuru bari n'ibyo rikora baryishyure ikora ko twakaye, ariko hari abakifitemo kwikandagira. Ese iriya cano mama mbese nayijyaho, ese nzatanga isoko kuri KOP buriya bagira EBM, ese bazavuga ngo iki ko nagiye muri YouTube kandi ese zifatwa gute? No, abantu nibatinyuke. Dushimira abajya bayaduha za Transparency za Grid za UPHRS ahubwo ntabwo duherukana, ariko hari n'abandi bari hafi abaduha ama publicité. Ni byiza n'abandi baje bazana ubundi tubafashe nyine. Hari ibyo tuvuga bigafasha abo tutazi. Ni nabo benshi
ariko nibura bigafasha n'utwo dufaranga dukeya igihugu kiba abaturage baba bikokoye tubashe kuba twagera ku baturage. Ariko umuntu urya VUP wa muntu yewe ndakumenyesha ko rwose usibye n'imbere ya leta niyo yakubabarira, Imana ntizakubabarira. Bari abatindi, bari abaturage, ntago amusori ntago ari abatindi. Ariko Mana yanjye urebye abantu ababeneficiaire ba VUP ukuntu baba bameze, warangiza udufaranga twabo ukaturya ugatinda kubishyura, ariho bavana ka mituweli, ariho bavana agakayi k'umwana, ariyo maramuko, ariho bavana ibishyimbo. Oya warya n'ibindi. Sinigishira abantu kwiba cyangwa kurya abantu, ariko umuntu ufite miliyoni 100 n'umwibe 5 rwose nta nubwo azirwa gukurikirana. Ariko se VUP ibihumbi 7 bya buri kwezi ku muntu, none nabyo ntubimuhaye, ubishyize iwawe, umuntu ubuzima uwo muntu azabamo buzahora bugukurikirana. Karuma izagukurikirana. Si ngombwa ko inzego zigukurikirana, ntuburane, ntufungwe, ariko bizagukurikirana. Karuma nitabizana kuri wowe, izabizana ku mwana wawe. Kurya imfubyi n'abapfakazi. Aya VUP wareba ahandi kano hari aho biri. Uri ugiye mu Gakinjiro ntago mbagambaniye, harimo Gakinjiro bose bafite amafaranga. Ariko umuntu wo mu Gakinjiro umuciye amande aho kuyaca motari wirwarira. Kintu yacu umuntu wo mu Gakinjiro uvuga uti urasudira bigasakuza, ariko afite urasudira bigasakuza tuguciye amande, ariko urayaca motari umuce 25 ku munsi averisa 5, ubwo arakora icyumweru cyose ataverisa. Ibyo ni mbese guca amafaranga motari niko kurya amafaranga ya VUP. Aho ari turahazi rwose, simvuze nta wemerewe kurengana, ariko nyine ari n'uwemerewe gukora ikosa ntahana. Motari warobye motari warobye ari urugero nkunda gutanga muri corona. Buriya icyo sinzi niba ari icyiza, niba ari buriya muri corona hari ingamba zafatwaga, ariko zigafatwa ku ruhande rumwe. Bagatanga itangazo ngo imodoka haragendamo 50, ariko rura mu guhana ikagumana ya tarifu. Uri kubyumva? Kwinjiza abantu mu modoka harajyamo 1/2, ariko ikosa arakora arahanwa 100% uko byahoze mbere ya Covid. Byarabaye ngewe personnel mu imodoka nari ndimo tugiye Bugesera, tukisohoka muri gare tugeze kuri ya station ni hazi imwe ifite abanange y'ubururu hafi yo kwa Fande Ntuza mushuti wanjye wo muri RCS. Imodoka barayifata basanga imaze 15 ngo itakije speed governor. Twarimo turi abantu 12 mu mwanya wa 24, ubwo araverisa 6. Donc Nyanza Nyamata ni 6 aragezayo, bamwandikira 200, bamwandikira amande ya 200. Umuntu uri gutwara abagenzi ituri imwe ya 6 200 azageza ryari? Hari byo Evode yajyaga avuga ibintu bya penology, donc guhana utarebye ngurahana nde. Nko gufata umwana w'imyaka 5 ukavuga ngo igihano cye ni ukwikorera ijerekani ya veritre. Umuntu upakiye abantu ba 6 ukamuhanisha desi umwaka, kandi ubwo 6 twenda tware arakora turu zingahe nizishaka zire 5 abone 30, avane essence, ahembe konvayeri, umusoro, ajye mu Kinamba hasigarana ngahe muri za ture 5, amesha arasigarana ni 15. 15 bizagera 200 ryari, kandi niyo modoka ari ideni. Nongere urundi rugero icyo kuko numvise ngizimu nayifotoye plaque sanga hari ahantu nyizi somewhere, hari anije ijya gukoreshereza service ahantu tuziranye. Burakeye undi mutipe ati iyo ntambaye jire banci 100,000. None se iyo utambaye jire itwara imodoka, jire ni permis, jire ni essuie glace, jire ni pied de réserve, hari impanuka wakora ko utambaye jire? Ijire buriya kuri moto casque ushobora kugwa umuntu agapfa, ibyo ndabyumva. Ijire uyicira 100,000
kubera ko ijire igira uruhe ruhare? Ntikumira impanuka, ntinoza urugendo, usibye kumenya ngo ni umushoferi. Ubundi imodoka ari nzima, ifite kontorore, ifite asiranse, ijire ku mushoferi ayambaye ni byiza, ariko atayambaye ngo uramuca 1,100. Kandi iyo kwasiteri atwaye ku munsi iverisa 25-30 hejuru y'ijire. Hari ibintu rero, hari ibintu rero ukavuga utsi rwari urugero. Okay, nari ntandukiriye, ariko uko byamera kose nushaka amafaranga agira aho yashaka. Ubundi nazo strategy nziza, ahari menshi wahakura menshi, ariko aho atari niho bakura amakosa, ushatse wabireka. None wese umuzunguzayi w'ibiro uzunguza inanasi yashoye 15 ukamuca amande ya 50 arayagura. Washyizemo logique ukagenda ukareba aho biri. Genda cyangwa ukagenda aho babifata wenda ukagenda. Voilà. Aha, voilà. Urundi rugero uranyibukije. Kera muri za 2013 hari igihe nacuruzaga ibintu by'ibitoki n'inzoga zo mu bitoki. Nirwa nzenguruka za Bicumbi nzana utuyoga. Nkahera ku Muyumbu, nkagera Imurehe, nkagera Ikarenge. Haba umuhungu witwa Kazungu, niba kiri mu kazi simbizi, yabaga hariya hafi yaho baparika bakunda kwita Rwanda Revenue. Akaduhagarika ngo dupakiye inzoga. Ngo izi nzoga zaraciwe. Nkamubwira ni dore uruganda, jya mu modoka nkujyane kuri ruganda, uru reporting barusenye, aho gufata pick up ipakiye amakese 20. Agaseka ngo ariko ngo boss gwa. Ukwera ko ngiye bya ruswa bigendera kure, yadiringaga n'umushoferi, nkumva muhaye 2 akagenda. Uyo twabaga turi muri izo discussion ari nabacagaho, abapakiye imigati ukabona umuhaye agapaki, abandi bakavanamo nk'agasamake bakaba baramuhaye, ariko akambwira ngo afashe inzoga amakese 20 ngeranye rugende uruganda ari kurureba ku Muyumbu. Nawe singuru uriya bwira ba boss bawe bagende bafungere uruganda urebe ko nzongera kuzipakira. Aho urumva nk'iyo logique. Uruganda urarubona. Ese nibi ibitoki n'ibizago ziteme no mu macupa kaziteme wavuze bakazitema intoki. Uracunga ngewe ibintu nabi dore naha ngaha nkunda kubivuga. Ntago biheruka, ariko mu gitifu wahoze aha yigeze naramwiboneye ya flagranteri ari kumena inzoga ngo ni inkorano amena muri rigore hari. Ndanambwira nti urasindisha abantu, abana barahatambuka barasinda, ariko ntongera ndamubaza kucyuje kuvana iyi jerekani y'inzoga z'inkorano muri butike ya runaka wagiye ku ruganda aho babikorera, kandi imodoka izizana ica aho ngaho buri gitondo na plaque narazimubwiye. Ndavuga iriya modoka haniva wabaye ari hujya kucyucungira ku muturage wawe w'igishoro gitoya, ko nibura nyiri uruganda unamuhagarikiye yajya mu bindi ya savings afite amafaranga kuri banke. Uyu muntu waranguye amajerekani 3 ya 15 none urayamenye gitifu, ubu koko wagiye ukamena arasuruse. Wabyumva? Izo nizo ngero umuntu akunda gutanga, ugasanga hari ibintu biri gukorwa ukuntu. Hari umukobwa bigeze gufata yagiye muri arena ngo yambaye agakanzu kabonerana. Kandi iriya kanzu yarayiguze. Tubisesengura nubwo nari ntaragira cano, yaravugaga jya mu maduka yayiranguye. Uyu mwana yashoye wagiye mu maduka yayiranguye ukababwira ku ruganda ruyakora ko ayo ngayo atemeye kwinjira mu gihugu. None si ibintu niyo byinjiye ku mupaka bigasora bije kumara iki? Ntibizaba konsome. Waragize ugacunga umwana yiguriye agakanzu, iyo atakabona mu iduka se ari kukagura. None si yo katinjira ngo kabe de douane kari kugera mu iduka. Washyizeho urutonde uti amakanzu ateye atya ntiyemerewe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ukareba ko wa mukobwa azakagura he. So urumva rero ni ibintu abantu manza natandukire. Reka tukisoreza aha ngaha. Ikiyonzi nuko tuba tuganira n'abantu tuziranye, nta mutima mubi, dusuhuza abanyarwamagana. Ejo twarabasuye Murenge wa Muhazi, kakanuza kitwa muki kuri Kasa Center. Abo kuri Kasa Center turabasuhuza, ab'Inyarusange haruguru ya Inirake turabasuhuza. Baratwakiriye abayobozi, pana abayobozi, abantu twahahuriye
hari muri famiye twarishimye cyane, nirwo rugendo twageze ku cyumweru tugiye gusura umuvandimwe, twarishimye, urugendo rwagenze neza, no mu muhanda nta kibazo twagize ndakeka. Hari icyo wagize usubirayo? Mwarakoze cyane. Ikibazo twari tugiye kugira ni icya sitasiyo, kuva Kanombe, kuva mu Kajagari, sitasiyo twayisanze ku cya Mitsingi, kubera ko iyo hafi y'umurenge twasanze ifunze. Oya, utaragera ku Gasaraba, hino ya Victory, hagati ya segiteri na Victory. No kuri segiteri. Kuri segiteri twasanze ifunze. Ubwo rero kuvuga ngo umuntu indi sitasiyo niba hafi yo kwa Habyarimana ihaba nayo. Voilà. Ubwo nuvuga ngo iyindi ni 19. Urumva iriya sitasiyo kuri segiteri ku bantu baca ruguru rero ni ikibazo. Cyangwa ukongera ugakata mu Itunda ukagera Kabeza. Oya. Iriya nibidafunga, iriya yakabaye iyo mu Itunda nayo ntabwo ikora. Ahubwo ni yingiye hano ku murenge hano Kabeza nyine. Ku murenge wa Kanombe. Ni niende cyane. Buriya twagize amahirwe kare kagiye kuba kabazo. Byaye bigiye gutubera nka ntuza, ngira ngo abo muri uwa muhanda mushyashya wo ku Mayaga bo birarenze. Uzi station uyisiga Ruhuha ukongera kuyibona i Nyanza. Oya Ruhuha cyangwa hahandi ino ya Nyarugenge hari hoteli, oya nta station. Station ni Ruhuha, iyindi ukayibona ku Bigega. Wawe. Aba bantu tuba turi kuvugira mugerageze kameme. Buriya hari hakabayemo nka station 5 hagati ya Ruhuha na Nyanza, hakabaye nka station 5. Ebana mwakoze cyane, abwirwa benshi akumva beneyo, buri wese aravanamo ibye, nuko tubaho kandi rwose bujye mubyihangarira, nta mutima mubi, nuko tubaho nyine. Ibibaho byose tubivugaho iyo tubonye umwanya. Ikintu mutazajya mumva zanu ku breakinga kuza ibyihuta, rimwe na rimwe nanjye mbanza gutuza nkanareba uko biri gukorwa, byaba byavuzwe na benshi nkumva ngewe atari ngombwa, byaba byavuzwe nabi nkaza mbinoza, hanyuma noneho ibitavuzwe akaba ari byo mpa priority. So nuko nguko tubanye kandi turemerana. Nakoze cyane.